Ashyira hasi mwereka cyo ubundi bagize aho gushyira hasi mwereka Jesus! Kandi kubona ubwatsi kabisa bugiye kwera kabisa. Namisi nimaze iminsi manuke kuri mu gishanga. Shabona ubwatsi kabisa. Muri no minsi yaza Bose mwazi kabisa. Ariko reka nahe ngereyo ndi kumva nasho. Tuzume bya Bose kumva nasho. Ariko birabiginga biri mu biki. Kandi nibyo bajya bambwa ati kirwa birwana muri no mihanda. Kandebe ibyo biri mu bundi kwanza. Kira hasi mwereka cyo ubundi bagize aho gushyira ariko harwana bahazi nakunda abamata haze ngo agiye kwirwa kurwana muri uyu muhanda. Musigara musitana. No. Kamwereke njye sinjya nahiriwe. Ko byabiginga biri kurwana ko fatika man. Jeba we. No. Izafuna ndagijya. Ambu uzi ko zafuna banazijyanye. Ndaswera uzi ko ndakuzanye nembwa tujye ujya wamugiga so tumwe bangwarana wamugiga so bite bajyana kute perezida ye kureba mwana nimba cyaje nguti bakesha sas nanga yuzabatash yabizi byose irakuzi wese heza mwana iratuzi twese baze mbese ubwenge umenze usyaza inyuma aza no mugeze cyane nzara ryamira amajanja Frank mutipe muwifite telefone na bya bite bintu mu mata ufite kutera na bya kutera byo mu matwi binini za bindi babimeze gucyano ubwo zanduhuriye duhuriye turiya hasi handi mu gishanga ku neza kwa basomana niho duhuriye mane ubwo muramubona kandi yari ari kugenda bya hatari rero kugenda byanya yari yambaye imyenda none sara bibiri cyangwa mwari muri arabikwize bandi byari birabutsara rwatsi Shariyo mani kanikomereza manuka muri ko mwaza kumona hakubwiriye kugashozi kuko ngende giye tu ni kwa somana cyangwa ni kwa kanyende hakurya kuri zandika neza somana nari mugenda umurebe mwana nankunda giye
yebawe mbega batipe bimbwa abantu bakabakirwa barwanira ibintu batanagize ese bapfaga iki cyangwa iki bapfaga nkumvisha ingoma ntizi kosha ako ubu baje bakansanga aha ngaha babureba ikira uriya niwe garafure birashoboka ko mpamvu tujya kumurana God have mercy upon us.